Yes, reka dutangirane iyi video wirebera akantu ku kandi uko bakoresha internet y'ubuntu muri Airtel Imagine. Ufungura Play Store ubundi ukaza ugashakisha iyo bita Stack VPN nk'uko ndi kubikora. Stack VPN ukayidownloadinga, mara kuyidownloadinga urabona ko njye nyifitemo, ukagira ute ukayifungura, sibyo? Maze kuyidownloadinga tuyifungura ukayinjiriraho, nuko ibigaragara Stack VPN, kanda kuri open ifungure, nuko uhita uyibona. Okay, nurangiza ukande hejuru aho ngaho ugiye guhitamo server, uzumanuke uhigemo izo mu Rwanda. Hari MTN, hari Airtel, uraza uhitemo iyo wowe nyine wumva ikorohera. Uramanuka gake gake, urebe iyi video irangize nibwo uzajya ubikora bigakunda. Manuka gake gake kareba ahari MTN free 1 cyangwa se MTN free 2 cyangwa se hari na Airtel, wowe ukaba ariho ukandaho. Okay, turakomeje. Okay, urayibona Rwanda MTN free 1, Rwanda MTN free 2, hitamo imwe muri izo ngizo, ubundi uze ukande hagati ku cyiciro cy'umutuku, urahita ubona ko kantu ugiye guconnecta, ukemeze okay, itangire ibe connecting. Hano ibiri kugenda yishyira aho hari speed, upload na download, ubona haje imibare, umenye ko tayari internet y'ubuntu utangiye kuyibona muri telefone yawe nta kabuza. Rero liking iyi video, ikibazo uzajya ugira umbaza ati ibi bintu bikorwa gute. Nako ikomeje kuba connecting, mu kanya bibaye connected. Okay, igiyeho, reka tujye kureba ko video zigira ute zigaragara. Nubutsa ko yari Airtel Imagine turi gukoresha, hano nta connection twari dufite. Nyuma yo kudownloadinga rero in application, urabona ko connection zigize ute ziragarutse. Niba ushaka gukoresha internet y'ubuntu, koresha iyo bita ngo ni Stack VPN. Reka dusacinga turebe ko ibintu bikunda. Okay, urabona ko byanze bikunze zabonetse. Right, okay, wow, urabona ko internet y'ubuntu ikunda. Ciao ciao, nibagirwe gukanda like ndetse na subscribe, tuzajya ubura video nziza.